tiku ni amashyari ariko si ni amashyari ni ubwana bubarimo. Nsabi ni umwana yerego ari ni umwana nise ubwo ngubwo bakora bira bintu atari ubwana bubarimo. ufite ubwanwa baho icyaje kumbabaza kurushaho nuko ibi bintu babifashe bakabishyira noneho no mu buzima bwite. Imagine we babishize no mu buzima bwite. baze kuva ahangaha umuntu yaguhamagaye kuri telefone arabubwira ati muhoza ndagukeneye ko hari imbaraga zawe nanjye nshaka mu bintu byanjye ngiye gukora. numugome ariko none se nanjye babaranibarize Kira reka tureke kuvuga umuntu horana na Kira kandi Kira hari nese Kira bira bintu se ni planka bira byandaranye ubutumwa na Nsabi ni planka. icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Nsabi Yes, reka nangira gusuhuza aho uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Ngibisanzwe ngende Weekres ambasaderi w'aba diaspora. Aha tuba twicaye kuri Sirius TV radio show. Niho usanga amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha. Niba utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo ukandeho ubundi tujye twibanira hano kuri Sirius TV radio show. Aho waba uherereye hose mu Rwanda cyangwa hanze yarwo ndagusuhuza cyane. Imana ibahe ibihwanye n'ibyo mwagiye gushaka. Muri make imba mvuze ngo Imana ibaha amarongo. Wakwibaza uti Weekres tuzaniye ibiki kuri uyu munsi wa none? Uyu munsi ngiye kukugarukira ku mugabo bita Dr. Nsabi n'undi bita Bijiyo Bijageri Gwali. Aba ni abakomediye bakomeye hano iwacu mu Rwanda. Umbwiye kutabazi waba uri kwirengagiza nkana. Aba bagabo mbibutse yuko batangiriye mu karere ka Musanze, batangira rwose bari hasi cyane. Batangiriye kuri channel yitwa Irebero TV. Ndabizi neza niho hantu wamenye aba bagabo. Niba utari mushya kuri iyi mihanda cyangwa se niba warabakunze kuva kera, aba bagabo niho wabamenyeye ku Irebero TV. Aho bakoranaga n'itsinda ry'abantu benshi cyane bahariya i Musanze. Aba bagabo baje kugirirwa amahirwe. Uyu Dr. Nsabi yaje kugirirwa amahirwe cyane abageze i Kigali. Arakundwa rwose, arakundwa cyane, na n'ubu arakunzwe. Nsabi ni umusitari. Ariko niyibagirwa iwabo akajya agaruka agakongerera n'ubundi amakomedi kuri ya channel ye. Nako si ya channel ya Irebero TV. Urumva ko yarayifatanyije n'abandi bantu babarizwaga aho ngaho bimusanze. Ndetse n'uyu Bijiyo Bija yaje gusa nk'uwamamara, arazamuka kurenza abandi kuko abafite style ye yihariye rwose, akina ari umusaza kabuhariwe. Aba bagabo bazamutse bageze mu mafilme y'Ikigali akunzwe, barakundwa cyane cyane karahava. Uyu Dr. Nsabi arakuzamukira i Musanze abwira abo muri rya tsinda rye ati murabibona ngende icyamamare sindi nkamwe mwabana mwe, ubu ngomba kuba kubita inkoni kunda. Iri tsinda mugomba kwemera akaba ari njyewe muyobozi waryo. Iyi channel nkayifata nkajya mbona mfata amafaranga yavuyeho ngiye nkabahemba nkaba boss wanyu, murabyemera? Abakoboyi b'imusanze bari ikirayi gitogosheje, abakoboyi b'imusanze bari igishimbo. Baramubwira bati barakubeshesha, ugize amahirwe urazamutse, twatangiriye rimwe, ntago wadukanga, ntago watubwira ibi bintu, ntago twabyemera. Iyi groupe ni wayiyobora, turakomeza dukore nk'uko twakoraga.
Nsabi arababwira ati ntabwo ibyo bintu byakunda, ninjye bosi wanyu, bitari ibyo ndabareka ndigendera. Abashaka ko dukorana baze dukorane kuri Nsabi comedy. Uyu Nsabi mbibutse ko yahise ashinga channel yitwa Nsabi comedy. Ubu ngubu niyinyuraho amakomedi ye n'abemeye kumukurikira. Muri rya tsinda umugabo bita Gereza yaravuze ati Nsabi, kugira ngo ngere i Kigali ni weho databuja wabigizemo, ni wowe wabigizemo uruhare rukomeye, na bogesa zawe nubishaka nzajya nzifura. Uyu Bikokora yaravuze ati ndabakurikiye. Umugabo bita Rusiya nawe ati nanjye simunsiga hano, ndabakurikiye Dogiteri Nsabi. Abangaba nibo bavuye mu Irebero TV bahita binjira muri Nsabi comedy. Ni abagabo batatu, ariko se na Bikokora buriya ni umugabo. Okay, ni umugabo kuko afite igitsina gabo. Ni batatu, ni Gereza, Bikokora numba zirindi n'undi mugabo bita Rusiya. Bo bavuze bati Nsabi turakwemerera uri igikenya hano, turagukurikiye. Ariko ikibabaje si uko babakurikiye, ni n'amahitamo yabo rwose. Ndanayabashimira guhitamo, buri muntu agira amahitamo ye, ahubwo ni uko bahisemo bakamera nk'aho bagiye muri gereza. Amahitamo bakoze yabaye nko kwinjira muri gereza, kuko ubu ngubu bashyizeho amategeko avuga ngo uramutse ushatse ko Bikokora aza kugukorera kuri proje yawe wenda ya comedy, bisaba yuko uhamagara uwo bita Dogiteri Nsabi. Iyo ushatse ko Rusiya yaza kugukorera mu bikorwa byawe, bisaba yuko uhamagara Dogiteri Nsabi. Noneho ibyo nta n'ikibazo kibirimo. Iyo uhashatse ko Bikokora agukorera muri proje, uhamagara Dogiteri Nsabi akakubwira ati kugira Bikokora ubashe kumuvugisha no kuri telefone uranyishyura nka miliyoni byibura. Ndashaka Rusiya, uranyishyura miliyoni byibura y'amanyarwanda agukorere muri proje yawe. Ariko uramutse ushaka Dogiteri Nsabi ko agukorera muri proje yawe, Dogiteri Nsabi arakubwira ati ngiye ntabwo menze n'ibihumbi 200 turavugana nta kibazo. Urumva umupaka yashize kuri abo bana. Noneho uyu Gereza we murivuganira na veni yayarya, akaza akagukorera muri proje. Noneho ikindi gikorwa cy'ubunyamaswa aba bahungu bashinjwa nuko umuntu wavuye muri Irebero TV, cyangwa se umuntu ukiri mu Irebero TV, uramutse umukeneye muri proje yawe, ugakenera na Dogiteri Nsabi, cyangwa se ugakenera Gereza, baraguhitishamo bati ukeneye uyu muntu cyangwa ukeneye njyewe, kuko aba bantu ntabwo dushobora guhurira muri proje imwe. Wabona yuko Nsabi adahenze cyangwa se Gereza adahenze, ukavuga uti nyeneye wowe, kuko Nsabi na Gereza nibo bakunzwe mw'ira groupe yaturutse i Musanze. Aha dufite ubuhamya bw'umukobwa wo mu Irebero TV, Muhoza, dore uko abitubwira. Tiku ni amashyari, ako si ni amashyari, ni ubwana bubarimo. Nsabi ni umwana, Gereza ni umwana. Nese ubwo ngubwo bakora biriya bintu atari ubwana bubarimo. Ntabwo ufite ubwanwa baho. Icyaje kumbabaza kurushaho
nuko ibi bintu babifashe bakabishyira noneho no mu buzima bwite. Imagine we. Babishyize no mu buzima bwite. Baze kuva aha ngaha umuntu yaguhamagaye kuri telefone arakubwira ati muhoza ndagukeneye ko hari imbaraga zawe nanjye nshaka mu bintu byanjye ngiye gukora. Urabizi neza ko hari iyo proje ugiye kujyamo, hari undi muntu mugenzi wawe muturutse hano mu karere kamwe. Imagine nk'umuntu wakwishimiye iterambere rya mugenzi wawe ko hari urwego rumwe ari kuva hari n'undi agezeho, aho kugira ubyishimire uri guharanira kugira ute kumusubiza hasi ngo umushyire hasi. Njyewe mfite ikimenyetso kimwe kirenze bibiri. Wowe Geregwari nubwo nakwihoreye nkabibika. Hari proje twari duhuriyemo si imwe si n'ebyiri, njya gushutingayo. Uwo muntu arangije aramubwira ati niba uzi, Geregwari aramubwira ati niba uzi ko muhoza ari buzemo uhitemo muhoza cyangwa njyewe. Abantu 100 twarebwa n'abantu 1000 ni za nkoramutima zacu zahereye hasi. Kuba twararebwaga n'ibihumbi 20 cyangwa 30 uyu munsi tukaba turi kurebwa n'abantu 1000 cyangwa abantu 500. It's okay, nabo turabashimiye. Mwumve ngo mwebwe muduhora hafi mudahwema kutureba. Imana ibampera umugisha kuko twebwe ubwacu ntacyo dufite twabaha. Urumva? Ariko mumenye ngo uko twatandukanye nuko byagenze. Habayeho ikintu cyo kuvuga ngo ngenze ubwenge kurusha bariya, nibaze mbajyane mbayobore icyanga se mo kimwe bakora ibyabo. Icyaje kumbabaza kurushaho nuko ibi bintu babifashe bakabishyira noneho no mu buzima bwite. Imagine we. Babishyize no mu buzima bwite. Nsabi ndakuzi kurusha uko wowe ushobora kuba ubitekereza. Amabi yawe ndayazi, n'ibyiza byawe ndabizi. Geregwari, amabi yawe ndayazi, n'ibyiza byawe ndabizi. Rusiya, amabi yawe ndayazi, n'ibyiza byawe ndabizi. Urumva? Ni mubishaka ko rero tubishyira, ni mushaka ko tubishyira mu buzima rusange. Nitubishyira mu buzima rusange muzatuma dushyira ku karubanda bitagakwiye ko bijya ku karubanda. Turi kubivuga mukagira ngo ni brage. Ariko niba umuntu agiye akabwira abantu bose bakinisha filime mu gihugu cy'u Rwanda ngo umuntu naturuka mu irebero ngo aje gukina hano ngaha ngo muzabanze mumamagare, kandi si bosi, si uduha ikiraka, si nawe perezida w'itsinda, ariko akagenda agatanga ayo mategeko. Nabo baba bafite ubwoba kubera ibyo bamukesha. Baba bafite ubwoba ko nibarenga ku byo bavuganye nabo baragira ibyo babura. Baramubura. Reka mbano hano turagushaka. Nanjye nkitaba n'amaguru yombi, na cyane yuko ngewe mu itsinda abantu bose nabubahaga kimwe. Kugeza na n'iyi saha nta muntu mfata nkaho namugira insuzugurwa ngo undi ngo muzamure hejuru. Bose ndabubaha. Ariko ngewe barampamagaye, ikiri Nsabi, ikiri Rusiya, ikiri Geregwari. Ati Matovu vayo hano turagushaka uko gatoye kuri telefone. Ndamanuka. Nabitabye ba databuje. Noneho bati ubu iyi saha irebero ryasigayemo ndaranye ubutumwa n'abagiye kwiyemeza kugira gute kumukurikira. None hagati aho ngaho urakurikira ndaranye ubutumwa mu gihe narasubiza. Ati kandi niba wiyemeje kudukurikira, ntabwo nari navuga aho ndajya, niba wiyemeje kudukurikira batabanzura nta bintu byo gutandaraza bigize ute birimo. Ongeraho akandi, niba wiyemeje kudukurikira manuka wambara imyenda tukubone mu bitugu urengarenga, ntusubiraho ndaranye ubutumwa ari kugira gute ari gushutinga. Baze kuva aha ngaha umuntu yaguhamagaye kuri telefone arakubwira ati muhoza ndagukeneye ko hari imbaraga zawe nanjye nshaka mu bintu byanjye ngiye gukora. Urabizi neza ko hari iyo proje ugiye kujyamo, hari undi muntu mugenzi wawe muturutse hano mu karere kamwe. Imagine nk'umuntu wakwishimiye iterambere rya mugenzi wawe ko hari urwego rumwe ari kuva hari n'undi agezeho, aho kugira ubyishimire uri guharanira kugira ute kumusubiza hasi ngo umushyire hasi. Njyewe mfite ikimenyetso kimwe kirenze bibiri.
wowe geregwari nubwo nakwihoreye nkabibika hari proje twari duhuriyemo simwe sinebyiri njya gushutingayo uwo muntu arangije aramubwira ati niba uzi geregwari aramubwira ati niba uzi ko muhoza ari buzemo uhitemo muhoza cyangwa njyewe tiku ni amashyari ako si ni amashyari ni ubwana bubarimo Nsabi ni umwana geregwari ni umwana ese ubwo ngubwo bakora biriya bintu atari ubwana bubarimo numugome ariko none se nanjye mbabara nibarize kira reka tureke kuvuga umuntu uhorana na kira kandi kira hari nese kira biriya bintu se ni planka biriya byandaranye ubutumwa na Nsabi ni planka. Icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Nsabi. Jay mbivuge Jay bivuge nabanga hano bivuge Jay uburenganzira Jay nabivuge Jesse arakubuza ikije ko uravuga iby'abandi mvuge bivuge okay. Jay sinzi umunyamakuru wa Jay wasabye ikiganiro Nsabi niba ari ibyicecekere nabimenye oya nese niba wabimenye njye nabimenye ko icyo ariko mumeze ngaho sobanurira Brian muri comment yo babimenye maze ngo ndukunu mujyana mukererana utuntu ngaho sobanurira Brian ni no urumva Brian none Nsabi nge mfite kuntu ngenda ntago nakorana interview nawe uvuga biriya bintu ngo bya kashino na byaki ntago byakunda abantu bamfata gute icyo gihe Jay biramubabaza abe yamuciye amazi ngo ntago yaza ngo uce gutataza ngo bakorana interview ariko Jay ni mu byukuri Jay yo mukoranye interview ingibi ibyo bitutsi byo bivuga kuri live ariko yo mwakoranye ikiganiro ntago ajya bishyiramo noneho Nsabi yavuze se Brian ati ntago azi cano yacu tubanze tumwoherereze ibyo dukora urumva n'abasa n'izina ry'Imana mfiki gihe cyangwa se nswere mama wanjye urumva ngo tubanze tumwoherereze ibyo dukora bro urumva ndetse turamwereke fellowship y'abantu nyine badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu uri kumva bro bajye babambagira sha noneho ngira ngo ni imikino turabiscreenshotinga turabimwohereza oya warabikoze izina ry'Imana oya man n'izina ry'Imana uzi ko ngiye buriya kugira ngo mfate decision yo kuvuga ati runaka ubu ngubu ngewe tugiye kubyara nabo mba narakoze ibishoboka negociation zose mba naraziciyemo nkahita mbona nta bundi buryo rero buhari uretse gusa nanjye kuba nagira gute nakihimura kandi iyo nihimuye ngewe nivwa numugenda ubu nuwangura igihe mu gitondo igiye kujya mbyuka mvuga akantu kansabika ariko kira dore Brian dore ex wawe Zuwena ariko sha Zuwena ngo yakoze ubukwe ariko twarahuye arambwira ngo yakoze ubukwe arangije urugo niba byaranze twahuye mu kabara arambwira ngo yaruvuyemo Imana ishimwe akusha uri umugome Imana ishimwe ubwo icyo ni ikintu cyo kwishima rega Zuwena yambwiye ngo ni ingaruka ngo niwe muntu wa mbere ngo azama none ubu ngubu kuba yagwa